kera nigeze kugira akabari ako wenda tukarangirizeho ni akantu k'agakomedi noneho habaga umudamu witwa Mukankunzi Konsole ubashobora kuba ndeba hari umuzungu wari utuye hafi yanjye noneho agira ibyago baramwiba bamwibye rero kubera twari tukinywa akayoga twari tutarakizwa ubu twakiriye agakizwa turashima Yesu waduhaye agakiza ku buntu noneho uwo muzungu akabanywera iwanjye barambwira bati ngaho kugira akabari ukabugira abakiriya b'abazungu genda uvugisha uriya muzungu yabaramwibye genda umuganirize amagambo 3 turakugurira genda umubaze ntindajyayo we Kamitsingi katera imbaraga ntungo ni David Proboreme finish ubwo ni muri 2005 rumonge nashaka kumubaza nibibazo bye byararangiye kandi ibyo bibazo ntabyo narinzi uramaza ngo David Proboreme finish yitwaga se David yitwaga David ni David Proboreme finish ati wati Proboreme ni Proboreme ubu uravuga ngo subscribe shaka no kujya kuri TikTok twongeye tubasuhuza inshuti bakunzi ba Iris Rwanda TV aho muri hirya no hino mu gihugu tubamenyesha ko twafunguye umuyoboro mushya wa radio Iris Rwanda online radio. Ahangaha imbere ndi kumwe na Maman Afia Maneke aka Jackie aka Maneke kibonge kiboy kana gato imyaka 12 yo ye wigira myinshi 9 tubaye ikaze aho muri hirya no hino mu gihugu byaba bimeze neza byaba bitameze neza tubasabire kwihangana by'umwariko hari uturere tugeze ku 8 turi muri lockdown n'akarere ka Musanze karimo ariko twe twibera muri studio nibwo buzima twamaze guhitamo turi umuryango tuba mu gipangu kimwe niyo mpamvu muzayamubona episode z'ibiganiro bitandukanye muri lockdown akarere ka Musanze karimo ndi hamwe n'umusore numwe mu bantu basetsa akaba numwe mu bafana ba Maneke ako kan enda n'umuntu mugari njye mwita umuntu mugari ntabwo ari Maneke ni wa mugongo mugari uhekera igihugu akora umubyeyi umugano ugana kariho ngo bimeze biti ni sawa turakomeye nta bibazo byinshi ibibazo byo birasanzwe cyanahozeho bizanahoraho kandi nibyo bitugira abantu bagari iyo bitugira abakomeye uko kumva ko ibibazo bihari kandi bisanzwe sibyo bituma tuvuga ngo ntituzamara imyaka 100 ariko iyo myaka 100 bavuga nge nzamara 5 kugira ngo ngese mvuga ko nta myaka 100 mvuga ko nta bikombe by'isi 25 nzareba kubera iki se wowe se niwe wihigiye nakubaza gato mbase bikombe by'isi urabizi World Cup rega n'ikivuye France n'icyongereza turakivuga warize none ndinjije ibi uransoma mwinjije oya ntabwo arubujije shaka warakuze ukaza mu mujyi wivire mu cyaro ugafatisha ukabaho nk'uwiza ariko utarize ariko ufashe kandi ugakuba 25 ubona 100 cyane umusumba ntarize nta myaka 100 ufite ntabwo ari kumva sansirimo ufite 25 oya ko nta myaka 100 afite ndavuze ngo igikombe cy'isi kiba buri nyuma y'imyaka 4 yego niba nta bikombe by'isi 25 nzareba already imyaka 100 nayo ukise wumva kutazabireba ni wowe ugena igihe uzabaho akwamwongera iminsi yo kuba wampaye ikizere mwana wanjye urakarama uragahoraho imyaka uzayimare nawe Abrahamu bamaze oya imyaka 100 yo nayo ibyiza biri imbere wowe yiteganya ariko igihugu kiraryoshye sibye ko nta nabyifuza nje ntabwo ushaka gupfa ushaje kuzamba umuntu afite ikibazo mu mutwe ufite ikibazo ubwo nukuvuga ngo wowe nta nagapfukamunwa wakwambara ikibazo oya nakambara ubwo ntiwanakaraba intoki Ndi bintu nakwisiga niba ufite hano ubwo nta na metero
ubwo ntiwakaraba intoki ubwo ntiwakwambara agapfukamunwa nta ntera hagati y'umuntu n'undi ubwo urumva wowe utari kwica. ariko no gukaraba intoki buri mwanya utagiye no kurya ni ikibazo. Ikibazo ni inda niyo mwashyize imbere. Hari umuntu wari wumva se wapfuye hasi? Buri muntu wese apfa ashaka kurya. nta n'upfa anyuzwe. Wabikura hese umuntu wese apfa avuga ati mfuye ntushushe ya etaje kandi umuntu wese asigara urese. Yes, turi kumwe na Mama Afia mwamumenye muri filimi Ikiro cy'urukundo, Darkness of Christmas ndetse na Silent Killer, n'andi mafilimi agiye atandukanye agenda agaragaramo ku rundi ruhande. Ariko ku ruhande rundi turi kumwe n'umukomediye yatubwiye ati uyu munsi ndashaka guhura n'umwe mu bakinyi bakina muri filimi Ikiro cy'urukundo. Murabizi ibiganiro mwagiye mudusaba kenshi ngo tubaye filimi ibiganiro tubiretse, ariko ibiganiro bihuza abakunzi n'abafana cyangwa se abakunzi ba filime n'abakinyi ba filime ntabwo tuzarika kubiha kuko baba bashaka kugira ngo bigaragare mu n'umuhati wabo bakoze kugira ngo bagaragare kuri kamera ya Iris Rwanda TV. Mukiga ni tangira twibwira. Amazina yanjye ni Tuyizere Damascene, ariko siyo nkoresha ubu no kwiranga mu rumenya bizahinduka. Nkoresha Damas 250. ubwo yani preno nakira no pleno okay. Amazina abiri yanjye nayo Damas irindi 250. Niyo nkoresha cyane. Nkora comedy biraho. Ntabwo ndagera ku rwego rw'ababanya kubahwa. Ariko twebwe natwe ntabwo twakuza ako kanya. Ntabwo mwakuze ndabafana. Igihe nagiraga gutya nkanamwohereza twa dusitati tutarenze iminota 30. Nkabona kariye sini ngavuga ati yakabonye buri ariko ntame feedback ngira igitekerezo aravuga ati ko byenda kose nzashaka uburyo bwose mwa approaching. None uyu munsi ndashimira Imana ko twahuye. Amen. Nukuri kose. Haleluya. Amen. Imana icyubahiro kuba yakubashishije ukambona. Nukuri kw'Imana. Blavani ngo yandikiye ubutumwa, Eva Blavani yandikiye message Medi ni Debeni. Ngo ashe imyaka n'imyaka ataramusubiza ngo ageze mu Rwanda nawe atangiye kuba umusitari arabumwereka. Maneke sibyo byaba biri kubaka kwandikira ukatinda kumusubiza kugeza ubwaje kukwishakira. Oya burya abantu b'abana bajyana udukino twinshi kandi twe turakuze ntabwo tukiri mu tuntu tw'udukino tw'utwana. Uyu rero kubera ko n'ibintu byose akoze nseka, hari igihe nseka nkibagirwa no kumusubiza. Ariko se koko Damas 250 nabonye witwa 250 hakari akantu washyizeho ngo ibaze nkawe umuntu w'umubyeyi ngo runaka ngo bamuteye inda ngo bari iwabo. Agahita ngo se ngo ari iwabo ngo ubundi wagira ngo abe mu ishyamba n'imbogo. Nk'ukoko ngo se ngo runanga urabizi ngo ko nuza ngo wari iwabo undi ati none wagira ngo abe ngo shango bamuteye inda bari iwabo ngo none ko bamuteye inda ari iwabo ngo wagira ngo abe mu ishyamba n'imbogo. Urumva nk'icyo kintu ndaseka ngapfa ngawera nkavuga nimusubiza arashyiraho ikindi bitume nseka ndwara imbavu ngahitamo kumwihorera. Nawe usanzwe uri umufana we muri comedy? Ndamufana cyane ndagufana nubwo nicecekera ndagufana cyane. Ukuri ndabishimiye kandi uransetsa mbese unyongerera iminsi yo kurenza ijana. Ndabishimiye. Ni kwa kuri nyine hari abastari tujya gucya tukabandikira batereka nte kwiteza imbeba. Oya ntabwo wowe uri imbere urirwa gakoco. Arafata. Dama dutererwa inzenya nk'ebyiri nta kibazo. Nzenya nk'ebyiri. Nakoze twishi ariko nabo twambaha. Hari nkako nakoze umukobwa ashaka kurya amafaranga umuhungu ngafite birthday nako nakabakorera. Birthday na anniversaire abatabizi neza. Anniversaire kinyarwanda yega kiravunana. Bavuga ni birthday. Birthday. Bavuga birthday. Birthday. Ngaruko. Buriya iragorana mo hariya. Ushobora kujya kuyita
pronunciation iravuna. Twagiye. Kankoreshe telefone ya Maneke. nta kibazo ibintu ni ibyacu. Oui. Arabe. Aramutse neza. Nta kibazo. Ko namenye ki? Ufite birthday? Nese ejo ndi kwari ifite mu kwa 11 wigize mu kwa 12 gute koko? Buri kwezi? Okay, none aguma ku murongo. Guma ku murongo. None aguma ku murongo nze nk'ubitinze bipfunze ndeye ko nabona nka 5 nkoherereza. Leta nkubwira ko bibonetse cyangwa bitabonetse. Sawa. Urayikubise shaho. Karame. Uracyariho? Sha nk'ubisinze bipfunze no kuri mbuzi ikintu. Ndapfuye mudarandi. Ndimbwa. Takamusha. Uramotse? Mokasha. Moka. Ndapfuye. Enda. Ndapfuye nukuri. Uko kubisinze bipfunsi we. Ndayabuze nzi ko ndamubona nka 5 ese bo harayo ubonye ko nyikubise. Sha umva ku isi hari abantu bazavuga. Nanjye nzajya nyikubita. Pi. Urayikubita akabibona akabona ko yabuze nahita nsaza. Kareka. Maneke iyo bavuze gukubita inzu bipfunze baba bashatse kuvuga iki? Nugukora iyo bwabaga. Nukuvuga ngo umuntu ashobora kuza kukureba akagusaba ikintu ukamubwira uti reka nkubitinze ibipfunze ukinjira mu nzu nugushakisha ahantu hose hashoboka. Nibu nicyo kinyarwanda nicyo bivuga. Ariko kubera aba bana aribwo bakivuka bazi ko rukuyihonda. Ari za kera ubiguye. Ariko nabwo sinzi navuga ngo uyu muntu akubwiye gusa umusubizo ubundi. Ni umuntu afite birthday tuzi ko ari anniversaire ane biva ku mwaka. Bivuze ngo ni buri mwaka. None bibaye 3 mbese ko no kubashushanya kugira ngo bakure icyo biti byinyo. Ibyinyo nanjye ndayifite. Ibijigo. Nayigize ejo ndi kuri 29 ndababura abafana banje ubwo nanjye ndayifite mu kwa 10. Ndetse situmvise kwiba kenshi mu mwaka. Ufite? Birthday. Si birthday. Anniversaire, happy birthday. Nanjye ubwo nyifite mu kwa 10. Uzajigira kange mu mwaka. None se ko mbonye sumbwiye 3. Ariko 3 ni bande bari kudukura ibishigo. None nanjye nakigukuye n'uri umufana wanjye. Aya wakubita inkoni zamba rwose ukagira imbabazi. Ndakubabariye reka tujye dukora anniversaire imwe mu mwaka. Nukuri nese umuntu avuka buri munsi. Bibaho se? Oyi. Bundi se kivurabwo uba wavutse nta nubwo uba wavutse. Challenge tante yaravuze imwe kunda gukora ngo umukobwa wabyari wabo ngo none ngo mbese aracyabi wabo dukubitireho gatoya. Karakansha. Kasubirimo. Tuba tuganira. N'umuntu arimo arambwira ibibazo kuna abakobwa nyine ngo babyariye mu rugo. Bati bari kababyarire mu rugo reka nze nkabakorera. Mbese reka tukavugana. Allo dama waramutse? Aramutse Maneke. Amakuru? Ni bo. Ese wamenye ko Olive yabyariye mu rugo? Dukomeze. Nawe yafashije. Ese wamenye ko Olive yabyariye mu rugo? Olive aramu aya cyandi kwibeshya. Olive umuzi mwiganaga muri segonderi. Okay. None sari ikibazo. Ubu yicaye iwabo mu rugo sha. Aratwite yarabyaye. Aratwite ari hafi kubyara. Ese mvuga ari umunyamugisha. Ubu bivuze ko Tegisa agiye kuba zibagiwe mu mezi 9 yose. Ayiwe ndapfuye nanzi wacu ye baba Maneke we. Wapfuye yarihuse.
ahwi ese umuntu utwite yajyana mu mihango kuze saving mureke ahubwo amafaranga ari kuzagura Kotex azayagura Pampex nose ubwo yabakibi wabo kandi yarabyariye mu rugo ntibabiruka ambwiye ko atwite ari iwabo yicaye mu rugo ahubwo se twagira ngo yicare mu ishyamba n'imbogo nanjye niko oya ahubwo hari abambwira ngo yabyariye mu rugo ubwo wasanga bambajije nabi yabyariye mu rugo niba yarabyariye mu rugo ese wagiraga ngo abyarire muri Nyungwe atari imbogo yakabyariye no mu Kagera abaye ari twiga nawe kuva ari umuntu yabyariye mu rugo ibyo se bihagije nuko nakabonye turacyari kumwe n'ijambo mubasha n'umubasha ni ikinyobwa cyengwa na Forward Investment Group. Ukeneye kunywa ukamera neza basange mu Gashyanyiro mu karere ka Musanze. Ukeneye gutunga depo ubundi ubwubwe neza ku buzima bwacu. Irisi Rwanda Online Radio, Irisi Rwanda TV, Irisi Rwanda Comedy, Irisi Rwanda Limited. Knowledge is power. Ubwenge ni igikenenya. Tubagezaho services zitandukanye, event management, video production, ni ibintu bitandukanye, film making. Dusange Musanze, dusange mu mujyi wa Kigali hose tuhafite office, turakwakirana yombi. Tubakugezaho filime Ikiro cy'urukundo, Darkness of Christmas, Silent Killer, ndetse n'indi filime ya gatatu igiye kuza yitwa Safia series. Mutwitege. Uravuga ngo wamfanaga? Yego cyane. Ugiye kumfana sasa. Ubu twari tutariyerekana. Safi yarenga ikiriyo koko. Oya. Ubundi ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi. Muri Irisi Rwanda tuva mu bwiza tujya mu bundi. Turavuka. Ubu niba twe tugeze kuri base tugiye kugera ku isabune. Ibyo birakurora. Ubu twari turi ku ntare y'ingwe. Ubu noneho twateye imbere. Umva turavuka muri Irisi Rwanda tukazamuka gatoya tukagera mu gisekera mwanzi, tukava mu gisekera mwanzi tukagera mu bwangavu, tukava mu bwangavu tukagera mu bukumi, tukava mu bukumi tukagera mu bujigija. Wazibona fata. Urumva Irisi Rwanda turavuka tugakura, ntabwo tujya hasi ngo dusubire inyuma, ibyiza biri imbere. Uko ni kumona. Tante nakaye karimbo kateo uzi bose babireba. Ese iriya ndirimbo ntabwo nyenzi, numva zirimo amatiku menshi, ntabwo nzikunda, ntazo nzi kabisa. Numva ngo kongera bugacya nejo bugacya, ngo ari igihe unyura mu kigeragezo gikaze, abantu bakakuvuga ngo urajya he, bakakuvuga bangorana ngo ntibucya, ariko bugacya bukongera bugacya nejo bugacya. Irisi yaravutse, Irisi aravuga ngo ariko ngo irajya Yego. Ikivuka bavuze ngo ariko ngo irajya. Noneho Irisi uko ivutse bavuga ngo ejo ntibuzajya, ngo ejo ntibuzakomeza, ariko ikongera igakura nejo igakura igakomeza ikaramba, noneho twabazaniye na radio ariko zigushihuza. Ariko ibyo ni ibiki? Twebwe mutwitege haraje ahire rimwe hadashya. You guys haraje hashye hongere hashye hakongoke, kuko mwari musanga mudukurikirana kuri channel imwe Irisi Rwanda TV, ariko twafunguye channel ya kabiri Irisi Rwanda gusa. Ni channel muzabonaho ibiganiro, muzabonaho comedy, muzabona abantu batandukanye. Kuri uyu munsi wa none tubamenyeshe yuko twicaye muri studio ncyasha, muri kubona background iri inyuma, ni studio nshya twabafunguriye hano mu karere ka Musanze. Tukaba turi kumwe rero n'abakameramani bashya, harimo witwa Shadrack mwari musanga mumenyereye kuri X Empire Rwanda TV, turi kumwe n'uwitwa Deidos, turi kumwe n'uwitwa haya ni Madinox. Yes, Madinox. Twebwe bavuga ngo turi gusaza, wasaza turi kumwe n'abana bato ngo nta myaka 100.
oya imana imbabarire iyo yagura uramenye ibintu biraba byiza ugiye gusazura. turacyari kumwe n'Ikirenga TV, bamwe mu bantu badukorera sound. Murumva ko timu twamaze kuyagura, dufite aba sound man, dufite aba light man, dufite ibyiciro byose bitandukanye kugira ngo radio itangire ikore, kugira ngo televiziyo umuyoboro wa mbere no kabiri bikomeze bikore. Tubamenyesha yuko hirya no hino mu gihugu tugiye kwashira abambasaderi bacu bazaje batugeza amakuru umunsi ku munsi. Radio tuzadukora amasaha 24 kuri 28, aho wabure wibereye hose mu gihugu ukazaja wumva radio ya Iris Rwanda online radio. Ntago bigoranye cyane, ntago tuzashaka frequency, ibintu byose byabaye iterambere no gushira kuri Google ugakana ugashiramo ukandikamo Iris Rwanda online radio, ubundi aho waburi hose ukumva amakuru n'ibiganiro bitandukanye by'abastari. Ukabona Maneke imyaka 9, ukabona Damas 250 w'imyaka yanjye se buriya n'umwe n'igice ni wumva ni bafite 9 de muri mayinazi nefu sibyo cyane. Maneke watangiye gukina filime societe nyarwanda yakwakiriye ute ukimara kugera muri filime nyarwanda? Abantu banjye byarabashimishije cyane, ariko bitavuga ko burya habamo n'ababigaya. Harimo ababigaya bibwira ko ubwo uhindutse ubaye undi muntu, nyamara burya ntago filime ahubwo ihindura mubi, ahubwo ihindura mwiza. Societe nyarwanda urayigisha, kuko twebwe abakinnyi ba filime turi umunyu w'isi. Twe turi umunyu w'isi, turi abarimu. Nko kuba uyu mwana Damas ahagurutse agaturuka iwe akaza kundeba kunsura avuga ko ari umufana wanjye, ni ikigaragaza ko hari icyo maze, hari icyo namumariye, hari icyo mariye societe nyarwanda. Ni ukuvuga ngo rero abantu banjye barabyishimiye, banyaka link cyane iyo mafilime ndimo. Iris Rwanda barayikunda kubera amafilime dukora cyane, ko twabanje kuri Darkness of Christmas ivuga umwijima wa Noheli. Iriya filime irimo inyigisho nyinshi ku rubyiruko cyane cyane zitwa ngo zirakijijwe. Urubyiruko rwitwa ngo rurakijijwe, harimo inyigisho ishobora kugukura ahantu wowe uri mu gakiza ikagushyira ahandi hantu, ukaba wa down wari mu gakiza, cyangwa ukaba wakizwa cyane utari mu gakiza. Iriya Darkness of Christmas barayikunze. Noneho iriya Silent Killer ni ubuzima bwa buri munsi, ni ibintu bibaho cyane, aho ushobora kurera umwana ukamwita uwawe nyamara utamukunda. Silent Killer nayo ivuga ngo ni virusi itwinjira, nyamara ushobora kubana n'umuntu uzi ko ari inshuti yawe, uzi ko agukunda, akakwinjira mu buryo bw'imyizerere, nyamara arimo akumunga. Nkuko virusi igera mu muntu ikamunga ikaba yaguhitana. Naho harimo inyigisho ikomeye cyane, abantu barayikunze, n'ubu baracyayikunze, ahubwo nibadutegereze mu kwa 12 zagaruka turi gukoramo ibintu bishyashya. Noneho ikiriyo cy'urukundo cyo nagahebuzo cyane, nibategereze. Ntabwo nababwira, bakomeze bagira amatsiko. Ibintu dukora ni byiza, turubaka nkuko nabivuze, turi umunyu w'isi, kandi biranezeza kuba ndi umubyeyi urimo. Nanjye mfite umusanzu ntanga ku gihugu cyanjye. Alright. Yes, tubibutsa ko filime zacu zanyuraga kuri Iris Rwanda zizakomeza zinyureho, ariko kandi twambwira yuko Darkness Silent Killer n'ikiro cy'urukundo mugiye gutangira kubona ku zacu.tv.com mu minsi iri imbere, kuko ibiganiro bigeze kure. Damas 250 wakundiye iki filime ikiro cy'urukundo, by'umwereko kugira ngo Maneka ugire inspiration ye wumve ko wahura nayo kuri uyu munsi wa none? Tubwireho muri make. Buriya filime ikintu tuzikundira cyane ni acting, kuko na acting irimo twayibyita ikinamico. Ariko Maneke urebye kunangana no kuntu yirekura muri filime, ukuntu aba ari gucyaha abana biwe, ubona ari inyigisho ku bandi babyeyi, ni inspiration ku bandi babyeyi. Nk'umuntu wakurikiye filime ikiro cy'urukundo, tubwireho muri make. Nko muri make nkiriya iherutse gusohoka, menya ni icyumweru maze ni iminsi 2, arimo arahana barabana biwe akoresheje raclette, ariko bakoropa mu mutwe. Ubugome nka kiriya kintu byibura hari umubyeyi aricara akavuga ati nakora gute, nihe trike nakoresha. Maneke kucyo akoresheje rira jambo ndagukoropa mu mutwe, ubundi dusanga tuzikora raclette ikoropa imyande yikura kuri sima. Uburi abashaka bakuvuga iki ngongeye.
bivuga ngo hari ahantu urahageze n'ubundi amarangamutima arazamutse. Ubu habayeho ikintu cyitwa ngo ntitugakore ku bana ntitukabahane. Hariya bigaragaza umubyeyi afite uburenganzira mu guhana umwana. Ushobora ubundi ngo inkoni ivuna igufa ariko ntihana ingeso, ariko inkoni ifite ikimaze. Burya kera n'ubu ubona twe dukuze tungana dutya tugifite umuco nuko hari akanyafu batunyujijeho. Ntago byagomba kunkanga gukubita Afia nubwo angana kuriya, nubwo ari umusirimu, nubwo ari umunyamafaranga, ariko umubyeyi mufiteho uruhare 100%. Kuvuga kumukoropamo nukumumaramo ubugoma afite, nukumumaramo ibintu biba afite. Nyine rakrete koropa umwana nawe nyine nagomba kumukoropamwe ibintu byose bibi byo afite mu mutwe we nkabimukoropamo. Nicyo nashatse kuvuga ngo Afia ngiye kugukubita ku buryo ngukoropamo ikintu kibi cyose kuri mu mutwe. Nuguhanagura memoire. Nicyo nashatse kuvuga. Damasi, urumwe mu bantu bageze igihe cyo kuba bahitamo girlfriend, ukaba wafata umukobwa avuga uti tuzabana kugeza dupfuye forever. Kuko n'umukobwa nka Afia ungana kuri yakubitwa, wenda ashobora kuba ari girlfriend wawe, n'urugero kadufata urugero kuri Afia, wabyakira utubonye umukobwa w'umufiance wawe ungana kuriya akakubira ko mama amukubita? Nabyakira nabi niba agera igihe cyo kuba mama we yafata rakrete akamukubita. Bivuga ngo ingeso yiwe yakuze kuva kera, yahereye ku kinyafu, ariko ntago mvuze cya Bruce Melody. Byahereye ku kanyafu biza ku kinyafu bigeze kuri rakrete. Ushobora no gukatira avuga ati ewana nkurikije niba warananiye mama wawe ntago ari njye ugiye kwikorera ibibazo byanjye. No, ashobora kutamunanira aho wawe ubuhubutse umukatiye. Oya ntago ari uguhubuka. Ibintu byose ikigaragara cyo ibintu byose Afia yakoze siko yari asanzwe. Umuntu ashobora gukubitwa kugera aho ngewe mfata rakrete nkamukubita naratunguwe. Ntabwo ariko yari ateye, ntabwo ariko yari asanzwe, ahubwo we yahuye n'ikigeragezo gituma amarangamutima wo mujyana gukora ibintu birenze. Ahubwo hari ahantu hakwiye kukwereka ko umukobwa wemera gakubitwa koko agatuza. Yaba umwana w'umukobwa wundi warenze ihaniro nari kumukubita n'irya rakrete agahaguruka nawe akandwanya, aho ho wahera ho wamukatira. Ariko umwana w'umukobwa uca bugufi wabonye ko mubwira ngo pfukama. Yego. Umwana w'umukobwa ungana kuriya ufite amafaranga nawe wumvise wemera gupfukama hasi. Ntamurusha imbaraga. None umugore nurakubitwa. Umwana nuhanwa. Nuwemera guhanwa. Netwe twageze ku kigero cyo kuvuga ngo ari sheri wawe witegura kuba mwabana. Ukabona ari kwa cya kigero cyo gukubitishwa na ahubwo wowe usabwe kumuba hafi. Genda icyo nagusaba, wasabwa kumuha hafi ukamenya ikintu cyatumye gera kuri iyo stade. None se umuntu nagororwa se? Byonyine ko yeremeye agapfukamo n'ubundi bwana bwiza. Ubusa nawe ubwiye tungiye gukubita ati ibeshye nkoreho kandi waramubyana. Alright, tugana ku musozo. Maneke, nakaye kantu kadasanzwe umaze kungukira muri filime kuva utangiye kuyikina? Karekeye iki? Mu buzima busanzwe bwawe, uburyo wari usanzwe ubayeho, uyu musoro n'uburyo ubayeho. Akantu nungutse kadasanzwe ni inshuti. Burya mu buzima bavuga ngo ibintu byose n'abana, ibintu n'abana. Nungutse inshuti. Duhere ku rugero kuri Damasi, duhere kuri wowe ntago twari tuziranye, duhere ku bakameramani ntago twari tuziranye. N'izindi inshuti nungutse, n'abandi bana nungutse. Burya ngo umubyeyi ahora abyara, umubyeyi ahora ahetse. Ubu n'abandi bana mpetse nabo babonye umubyeyi. Nibwira ko nabo ubwabo bafite ikintu bungutse kidasanzwe. Kuba bungutse umuntu w'umubyeyi ungana nanjye nkaba nungutse abana. Mareba iterambere riri kuza. Nk'ubu sinabaga kuri Instagram. Tukira aho ngaho ukoresha izihe mbuga nkoranyambaga? Dise twinjira mu tuntu n'utundi. Tukira aho ukoresha izihe mbuga nkoranyambaga? Nkoresha WhatsApp, nkoresha video call, nkoresha Instagram. Ubu ndashaka no kujya kuri TikTok. Instagram ukoresha aya mazina? Ingabire Maneke. Ingabire Maneke. Urashaka kujya kuri
TikTok murashaka kujya kuri TikTok none se ntabwo nari nzi kuvuga subscribe ni si uko babivuga nari nzi abone ariko hari utuntu ugenda wunguka ubu ngubu uravuga ngo subscribe kandi urashaka no kujya kuri TikTok ngo ni TikTok urumva TikTok nabyo nyine mbona byose mbimenye kubera mwe, mbimenye kubera inshuti, mbimenye kubera abana, mbimenye kubera sinema nyarwanda. Ntabwo ibyo byose nari mbizi, ariko hari ibintu nungutse, hari icyongereza. I'm speaking English. Yes, you are speaking English. Yeah. Sure. Ntabwo nari nkizi. Ariko nanjye hari igifaransa mvuga, namwe mukunguka. Après les échecs la vie continue. Urumva? Hari utuntu ugenda wunguka. Kera nigeze gukora akantu kagashya kamwe reka nkarangize museka. Kera nigeze kugira akabari, ako wenda tukarangirizeho. Ni akantu kagakomedi. Noneho habaga umudamu witwa Mukankunzi Konsole, ubashobora kuba ndeba. Hari umuzungu wari utuye hafi yanjye, noneho agira ibyago baramwiba. Bamwibye rero kubera twari tukinywa akayoga twari tutarakizwa. Ubu twakiriye agakizwa, turashima Yesu waduhaye agakiza ku buntu. Noneho uwo muzungu akabanywera iwanjye. Barambwira bati ngaho kugira akabari ukabugira abakiriya b'abazungu, genda uvugisha uriya muzungu yabaramwibye, genda umuganirize amagambo 3 turakugurira, genda umubaze. Ntindajyayo we Kamitsingi katera imbaraga. Nungo ni David problème finish. Ubwo ni muri 2005 rumonge nashaka kumubaza nibibazo bye byararangiye kandi ibyo bibazo ntabyo narinzi. Uramaza ngo David problème finish. Yitwaga se David? Yitwaga David. Ni David problème finish. Ati what problème? Ni problème. Ati what problème? Ni problème rezi misigo brifikensi. Pyu bakwibye pyu. Problème finish. Nuko birangira ariko umuzungu burya ni umuzungu. Yahise yumva ko yari afite ibibazo, finish arayumva. Ubwo rero urumva ntabwo ubu ngubu icyo navuga icyo gihe aricyo navuga ubu. Tubibutse kuzabagezaho ubutaha ikiganiro cya Maneke cyihariye, tuzakibagezaho muri iyi minsi 10 turi muri lockdown nacyo kuko twamaze kukirekodinga, kivuga ku buzima bwe bwite, ubuzima inzira ndende navuga y'ubuzima n'umusaraba n'ibibazo n'ibisubizo yagiye ahura nabyo. Iki kiganiro ntekeza ko abakunzi bawe bazagikurikirana ari benshi. Zaba ari ubuhamya buteye ubwoba. Yes, ubu buhamya tuzabucisha kuri Iris Rwanda TV, isanzwe nyuraho filme kuko n'ubuhamya abantu ntekereza ko mu nyote kuba mwakumva. Uzageraho bukuru umuntu bugire naho bumugeze. Yes. Twasogonyeza abantu kuko ntekereza ko numwe mu bantu bahuye n'ibibazo akimara gushaka umugabo. Yego. Yeah. Kugeza nizi saha ariko ibisubizo bimwe atabonerwa igisubizo cy'abana b'abantu, Imana yo ikaba tanga igisubizo. Tugane ku musozo. Damas, nk'umwe mu bantu bakurikirana hafi uruganda rwa sinema nyarwanda by'umwihariko mu karere ka Musanze, ubona rugeze hehe? Bigeze ahantu hashimishije. Niba tubona filime Kiriyo ishobora kugira views 20,000 mu cyumweru kimwe, ni ibintu bishimishije kandi bikomeye, nakazi gakomeye karimo karakorwa hano muri Musanze. Kandi n'izindi filime ziri kugenda zizamuka, hari yitwa Mukiga nayo iri gukurikiranwa. Hari n'indi nabonye Imbarutso iri gukurikiranwa. Ni byiza, hari icyo utundi turere twaturushije, hari aho bamaze kugera cyane nk'umujyi wa Kigali, ariko n'ubundi ushaka kugera i Kigali abanza gafata intara. Reka iyi Musanze ifatwe izamuke tugere kuri top cyane ko ari n'umujyi wa kabiri wungirije Kigali. Yego. Nabwo muri filime reka tubungirize tunabarenge, igihe kizagera usange rwose iyi Musanze baraba ari Kigali nibo bari kuza gushakira akazi muri filime z'imusanze.
bahereza mikoro ngo buri wese abaze ikibazo mugenzi we, hari ubutumwa bwihariye watanga ku rubyiruko nyarwanda mu buzima busanzwe muri sosiyete, wakora mu buryo bwa komedi, wakora mu buryo bw'imbamutima, ubutumwa wumva wagenera bagenzi bawe bakurikirana Iris Rwanda TV? Uburyo bwa komedi brase byahita bizara, ariko turi urubyiruko kandi dukeneye kubaho, dukeneye kuzavamo abantu bakomeye. Igihugu cyacu kiradutegereje, reka twe kuba mu mihanda ngo twirare, reka tute kuba imitwaro ku gihugu, ahubwo tubone ko hari ibyo twakwiye gukora. Iyo ufashe rimwe ugateranyaho rimwe bibyara kabiri, ariko iyo ukuyemo irindi bibyara zero. Icyo twakora cyose kiziyongera kibyara ikintu kigari, twe kugenda ngo twicare twirare. Dufasha ababyeyi nabo hari ikintu bazadufasha, kandi hari n'icyo badufashije. Njye mbona nta murimo wakabaye upfa ubusa ugirira umumaro nyirawo. Bless you. Alright, ku buzima bwacu turacyari kumwe n'ikinyobwa ijambo umubasha cengerwa mu gashangiro forward investment group benga ijambo umubasha n'umubasha. Ukeneye gutunga depo yabo, ukeneye kuranguza cyangwa se kudetaya, dusange mu gashangiro mu karere ka Musanze, ikinyobwa kikugereho. Turacyari kumwe n'abantu batwambika Teacher Shop muri Goyiko Investment Group, acuriza muri Goyiko muri floor ya 5 ni 5 Goyiko igira 5 muri floor ya 5 ukabaza ngo kwa Teacher Shop barakwereka Bosco Design, nawe akorera muri floor ya 4 muri Goyiko, nawe wamusanga akakwambika. Uvamo uvuga uti ahantu ngiye gutereta ndatamuka bari kwango ndi kucyangwe koko. Yes, ukeneye salo nziza igezweho ni kwa Kazungu hejuru ya mu mujyi. Nangiye kwamamariza abantu batishuye, ni kwa Kazungu mu mujyi ku muhanda uturuka muri gare hafi aho ngaho, hafi na Equity Kambavugi, hejuru ya Equity. Ikindi turi kumwe n'umumama Jackie Maneke, tante Maman Afia. Ukeneye ubugari bwiza mu karere ka Musanze, mu bya Musanze, niwe muntu ufite ubugari bwiza bwiza bw'abasirimu. Yes, n'imboga zose aho ziva zikagera. baguhamwe kuri 078 82 63 032. Yes, niyo nimero, kandi na restaurant nziza igezweho turiramo twese wasanga abasitari Google na Cece na Afia na Maneke n'abandi, dusange muri Lipia restaurant. Nigisubizo hano hino ya DPR, imbere ya DPR neza, aho ngaho cyagera uzakirwa na yombi, teganye na Giramata restaurant. Yes, by'umwihariko ku bantu batugana, iyo ugezemo ukavuga ngo ndumwe mu bakunzi ba filime Ikiriro cy'urukundo cyangwa se mu bakunzi ba Iris Rwanda TV, bakwicaza muri chambre Rivia yipi. Wakenera kwirguseka ukaza kuri Instagram ubona Damas Desaseka. Hariho komedi nyinshi kandi zitarambirana, zimara amasegonda 30 yonyine zikarangira. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwe muduteza amatwi aho muri hirya no hino mu gihugu. Maneke, ubutumwa wahereza abakunzi bawe, by'umwihariko abakurikirana filime Ikiriro cy'urukundo, abakunze Darkness of Christmas, abakunze Iris Rwanda online radio, tumaze igihe tuvuga ntiturashaka ibiganiro ko bigiye gutangira mu kwa 8, abakunze Iris Rwanda TV, abakunze Iris Rwanda comedy, twazanye abatimu comedy, kandi hari ibyo twavuguriye mwadusabye twarabivuguruye. Ubutumwa watanga? Ubutumwa natanga abakunzi ba Maneke, mbere na mbere nkoresha na Instagram Ingabire Maneke. Mujye kuri Instagram mwandikemo Ingabire Maneke, munshyigikire. Ubundi mujye kuri Iris Rwanda, mukande subscribe, like, munasharinge amafilime ariho. Niko kunshyigikira by'ukuri, ni nako gushyigikira Iris Rwanda kugira ngo dutere imbere. Nicyo kintu navuga, ni nacyo nashyigikira. Abakeneye ubwo bugari bwiza muze muri kariyeri, muri block yo hagati ku gisima cya 56, cyangwa muhamagare kuri izo nimero twababwiye, ubundi turyoshye. Ukurya ubugari wishimye ureba Iris Rwanda, niko n'ibintu byose bizakuryohera. Kandi abantu bashaka kwamamaza nabo turabakeneye, muze. Ariko murabona mbamarije kweli, nkajya nka kwamamariza bitaryoha. Nshaka kuri Iris Rwanda ni address yanjye, ibindi Imana iduhana umugisha.
tubibutse ko mu minsi iri imbere Mwiseneza Josiane Miss Popularity 2019 azaba ari ni umwe mu bantu ba marketing manager ba Iris Rwanda Limited yose, Iris Rwanda Online Radio, Iris Rwanda TV, Iris Rwanda Comedy. Ibikorwa byacu byose ni brand ambassador wacu, akaba n'umwe mu bazagaragara muri filime Ikiriro cy'urukundo muri kwa munane. Ambibutse ko na Gateka Features ni marketing manager, ni muyobozi uhagarariye urugana rwo kwamamaza filime, gucuruza abacuruzi n'ibiki byose ni Gateka Features. Abo bombi hari n'undi wa gatatu ribuze kwiyongeramo tutaranoza ibiganiro neza. Ariko mbabwire yuko ibintu turubategurira kuva mu bwiza twinjira mu bundi, ntago tubategura kuva mu bwiza tujya mu bubi. Damas, tugana ku musozo ngiye kuguha amasegonda 30 ubaze Maneke ikibazo ushaka, na Maneke turama amasegonda 30 akubaze ikibazo ashaka, ubundi dusoze. Maneke karame nkunda kuvuga ngo kumenya imyaka y'abakobwa bigoye kurusha uko bagutuma uruhu rw'intare. Wamaze kutubwira ngo ufite imyaka 9, ariko mu by'ukuri kugaragara siko iyo myaka ntabwo ari yo kabisa. Nge nakwisabira ugeze mu kigero cy'imyaka ingahe? Urakoze kumbaza ikibazo cyiza cyane. Ntago njye mpisha imyaka yanjye. Wambwiye ko wize. Njyewe navutse ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 5 umwaka w'igihumbi 1974. Nta gisubizo uri kwiha. Kuri umuntu mukuru ariko yigabanye koko ni myinshi. Niyo wagabanya 10 rwose wandota, niyo wagabanyaho mirongo wandota. Imyaka 47. Ariko niyo ni toto ri kugaragaraho ubugari bwarakunyuze. Imyaka yanjye niyo. Okay. Nicyo kibazo nifuza kubaza. Ese ariko nakubaza nakandi. Kambaza. Uba wiyumva gute iyo urimo uracting? Wiyumva gute? Iyo ndi mu actinga niyumva nk'umwana muto. Singuha gisubizo. Iyo ndi actinga niyumva nk'umuntu ushoboye, niyumva nk'umuntu bikunze, niyumva nk'umwana muto ugifite imbaraga, ntabwo niyumva nk'umuntu ukuze ushaje, bamwe gusaza ni mu mutwe. Niyumva gutyo. Nanjye nkubaze. Wambaza naki. Kakana nabonye uri kumwe nako kwa muganga nako wabyaye. Ikibazo kirakomeye. Ariko ni oya. Kindi kibazo. Ufite imyaka ingahe? Ariko ntube nk'aba bakobwa. Umuna nta uri bukubenga umugabo nukuze. Ndashaje iminsi yatumye nsazira imburagihe. Turabaza imyaka. Imyaka 24. Ukanuye nk'ugiye kumbe. Oya, ntago mbeshe. Ikindi kibazo cya nyuma kugira ngo duhagarare. Iyo urimo ukora ruriya rwenya, nibyo usoma, nibyo wiga, nibyo wakuranye cyangwa ni karemano? Bo personality y'umuntu ibiri naturel. Urayivukana, ushobora no gukina gukora urwenya rukaba utamara na sezo imwe nk'iy'abahinzi gahita irumba. Yego. Ariko ni impano umuntu aba afite, ni ikintu karemano Imana iba yarahaye umuntu. Njye birambikora si ntabwo ari nk'akazi, usibye ko Imana inamfashije byaba nk'akazi. Ariko kuva primaire, kuva nyiri muto cyane nakunda gusetsa abantu bakanyita amazina menshi, buri societe ngezemo bamizina. Yego. Bivuze ngo bambonyemwo ikindi kintu ariko kitari kibi, nacyo nshimira Imana cyiza kinsetsa. Imyaka yiyongera. Ngakunda kwandika ibintu bya comedy
zikaba ari nto ariko akaba ari komedi ku buryo ushobora kubona byanditse byonyine ugaseka, yego nakwakitingamo gake ugaseka. Nanabasabaga inkunga nkavuga ngo munamfashije ibi bintu byanjye bikagera kure, Imana yonyine yo mu ijuru niyo yazabihembera. inkunga ya mbere ngusabiye umugisha, ni waguke mu bwenge, mu bitekerezo no mu mikurire. Amen. Iyo niyo nkunga ikomeye. Inkunga ya mbere ni isengesho, ibindi biza nyuma.